uzi gusenga Imana ntabwo azigera akorwa n'isoni. Oya, haleluya. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yona aho twasomye umwanya mu gice cyawo cya kabiri n'ubundi umurongo wa 6. Bite ijambo rikuvuga ngo naho Imana itakumvira ubaye. Haleluya. Naho Imana itakumvira ubaye. Bibiliya iravuga ngo amazi yaramwikiriye angera ku bugingo, imuhengereye haramose, urwuya rwanyizingiye ku mutwe. Ndamanuka kujya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo inkingira ibihe byose, ariko umuri w'ubugingo muri rwabo Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Yona yarageze mu bihe bikomeye. Iyo usomye mu gice cyo haruguru usangamo inkuru ye y'ukwe Imana yamutumye i Nineve, ariko yarangiza ntajyayo, agahusha guhungira Tarushi. Mu guhunga kwe tubona ko yagiye akajya mu bwato ahunga, ubwato bugafatwa n'umuhengeri, ariko yarangiza agasaba kumujugunya mu mazi. Nyuma yo kumujugunya mu mazi ntabwo tuzi ibyakurikiye muri ayo mazi, ariko Yona arabishura, arabivuga, aravuga ngo amazi yaramwikiriye agera ku bugingo, imuhengeri haramose, urwuya rwanyizingiye ku mutwe. Bene magambo, maze kugera mu mazi ibibazo byabanye byinshi.
kubera iki kuki banyanze n'abanyeshuri igihe cyane cyo gutwarwa ko narivuye ko narigiye kubashyirwa yandi mateka kubera iki noneho bihindutse gutya atangira kwibaza kuki banyanze kandi we yikunze agasheri ariko arangije umuryango wabo agahinda karamufata yabifuza afite agahinda kenshi rero aha ngaha nawe atwereka amaze kugera mu mazi ibyamubaye ko ubuzima bwe bwagiye mu kaga bibiliya itwereka neza umugore umwe Eliya yasanze aramubwira Mariko wamfunguriye do wangaburiye umugore aramubwira ariko rero mu by'ukuri usibye kano gatsima konyine ngiye kurya njyewe n'umwana wanjye tukiri nta kindi kintu wari magambo uyu mugore yari ategereje kurya ngo gatsima gusa ubona ko umutima we wari wamaze kujyamo agahinda kenshi umutima we wari wamaze kwakira yuko namara kukarya yamaze kwakira urupfu hariyo ibibazo kugira ngo tutakira kuvuga ngo aho dushaka kwakira maze iminsi nsoma inkuru nyinshi cyangwa se n'amaradiyo n'amateleviziyo menshi atari inkuru z'abantu bariya muri iki gihe cyane bariya kuva n'iki nuko mu mitima yabo hamaze kujyamo agahinda barimo barareba bagasanga imiraba y'isi ibibazo birimo birabazaho ari byinshi cyane ntibabasha kubiresisita cyangwa se ntibabasha guhangana nabyo agahinda kabica bakajya kwimanika hejuru ku buzu bw'ikubita hasi bakibwira ko ari ibibazo byabo birangiye muri magambo muri kino gihe hariho ibintu byinshi byagutera agahinda byagutera kubona byagutesha umubyeyi aratwita yagera kwa muganga babone kurya akongera umwana wawe agahinda agasaba umutima uwo mwana yamwitayeho anerekeye mu nda ye ariko baramubwiye ko umwana wawe ababyeyi muri aha ngaha mwabyaye muzi agahinda k'umwuka kuruka ariho ibihe tugeramo agahinda kakaba kenshi cyane ku buryo imitima yacu itabasha kubyakira ariko iyo bimeze bityo iyo agahinda kabaye kenshi cyane iyo umubabaro wabaye mwinshi cyane tubikora heza tubigezaho ibyo rero turi bibona Yobu nawe aza kugeza igihe agahinda karamwica cyangwa se azirwaho n'ibigeragezo bikomeye dusomye muri Yobu n'icyaho cya kabiri ku murongo wa karindwi Bibiliya iravuga ngo nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwaro indwara hari igihe ziza ku buzima bwacu kurangiza kukiheba hari igihe indwara imwe iza indi ikagaruka akabusimura naho ikaza ugasanga hari iyindi ugahera mu gihe ukavuga ngo ariko se ndabona kubaho cyangwa se gupfa ukumva agahinda karakwishe muri wowe kuko indwara zigenda agasimura Yobu noneho agira ikibazo cy'ubuzima bwe cyangwa se cy'umubiri we ariko agira n'ikibazo cy'urugo rwe ku murongo wa 9 Bibiliya iravuga hano muri Yobu igitabo cya kabiri ku murongo wa 9 ngo umugore we aramubwira ati mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka cyangwa se gukiranuka kwawe iyakana Imana
nubaha yakwizera yaramashatse. Ibaze agahinda kayo uburyo kawe. Hari igihe duhura n'ibibazo bikomeye cyane, akubwira ngo tuguhaye kwiyamwe icyumweru ubatumviriye, kandi wenda nta n'ahandi hantu ufite wari wabona inyuma, ugatangira gutekereza iyi nzu ndayibona ndabona ute aho kuba. Agahinda kakakwica, umubabaro ukakwica. Noneho iyo ibibazo byakuremeje gutyo ukora iki? Tugiye kureba ibintu bigera muri 5 ushobora gukora mu gihe byakuremeje. Icya mbere ni kwibuka Uwiteka Imana. Haleluya. Kwibuka Uwiteka Imana. Dusomye muri Yobu cyaho cyakabiri ku murongo wa 8. Bibiliya iravuga ngo ubwo umutima wanjye Yobu cyakabiri ku murongo wa 8. Ubwo umutima wanjye wiheraga mu nda nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Haleluya. Ngo umutima wanjye wiheraga, nugira agahinda umutima wawe ukiheba, ujye wibuka Uwiteka Imana yawe. Nugira umubabaro mwinshi cyane ukumva agahinda karakwishe, ujye wibuka Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Imwe yabwiye Yohana ngo witinya, nditangiriro haba n'iherezo, ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ujye wibuka iyo Mana yawe, iyo Mana wamenye. Haleluya. Kwibuka Uwiteka Imana. Daniel aza kugira ngo ibibazo bikomeye cyane, kandi yari umuntu ukomeye mu gihugu. Umwana aramubwira ngo cyangwa se bashyiraho itegeko, ariko amategeko yose basanga ari kwiyubahiriza. Maburi kintu murebe. Bibiliya iravuga ngo baravuga ngo twabuze ikintu na kimwe tumurega, twabuze impamvu n'imwe yatuma tumwicisha, n'imwe mu Yesu twaye. Ariko hariho ikintu kimwe twabonye, twarebe dusanga kunda afite Imana yubaha mu buryo budasanzwe. None ubwo yubaha muri uriya buryo, reka ariyo tumutegeraho. Bibiliya ngo bamutegera ku Mana ye. Agira ngo ibibazo bikomeye cyane, ariko arangije nawe ntiyakemera kuva ku Mana ye. Ntuzemere kuva ku Mana ye kweli. Ntuzemere guta Imana yawe no kwihakana no kwibigenzura kwa Yesu. Arangije bamushyira mu nzu cyangwa se mu rwobo rurimo inama ngo zari zimaze iminsi zitarya. Bivuga zari zifite inzara nyinshi, ariko kubera atigeze yihakana Imana ye, ubwo atigeze yanga Imana ye, Bibiliya iravuga ngo babonaze mu mwobo zamareze umubiri useka, ahita yisegura araryama neza, nkeka ko ageze arasinzira karoba. Ageze mu byambo tuzi ukuri intare igira izoya byinshi. Ntekereza ko agezemo yakumva muri abo moya bw'intare akavuga ngo ari kumwana wambaye. Akumva ubwiza bw'Imana muri iriya ntare. Bayimwoherejeho kugira ngo imwice, ariko arangije kuko atigize ayihakana Imana ye, ahubwo ya ntare Imana itifunga umunwa imuhindukira umusego. Haleluya. Nitukihakana Imana yacu kugira ngo tugeze mu bibazo, kuko muri icyo kibazo n'Imana izakorera kugaragara ko ari Imana yawe. Haleluya. Meshake na Abedenego barabwira ngo nimudapfukamira kino gishushanyo tubajugunya mu itanura ry'umuriro.
utagipfukamira ngo ukiramye turabajugunya mu iterura ry'umuriro. Abasore barareba batewe twebwe hari ikintu twamenye ni iki nuko ufite Imana ibasha kudukiza uyu muriro wawe. Umwami aravuga murareba ugasanga ni iki cyabakura mu biganza byawe. Hariho igihe ibibazo biza cyangwa se abantu bakaba bakubwira ngo ariko urabona ufite imbaraga kiza, ufite ubuhe bushobozi bwakudukiza. Umwami aravuga ngo ariko murabona njyewe ndi umwami w'igihugu gikomeye cyane, amaboko yanjye murashyirwa n'iki wenda ngo abereke gukomeraho. Ariko abasore barareba batareka uravuga ngo murakomeye, ntabwo uzi Imana y'iwacu muri Israheli. Imana y'iwacu muri Israheli ibasha kudukiza amaboko yawe. Ariko kandi ngo naho itadukiza ntabwo tuzijya dupfukamira ikigomana cyawe. Haleluya. Nawe itadukiza wenda ufata inshingano ugahamya muri wowe ukavuga ngo naho Imana itadukiza ndemera gupfa gutya nizera Imana. Haleluya. Bibiliya igaragaza neza abahungu ngo babajugunya mu iterura ry'umuriro, barenyegeza ngo barebe ko umuriro wawe wari mwinshi. Bene ngo hariho igihe mu kazi cyangwa se bakora ubugambanira bakayishyiramo inkwi nyinshi kugira ngo barebe ko bishobora kwifuriza kugeraho, cyangwa se abantu runaka, cyangwa se ibibazo birakuza ari byinshi cyane bikaza nk'uko nabikoze bikiyundiraho buri kanya bikeyegeza ukumva muri wowe uri kurahumana ibibazo. Umuntu akubwira ngo Yesu ashimwe mbere gake wakunze haleluya ariko ko Imana ishimwe ko tuvuga Imana ishimwe ugataha kuri yewe agahinda kakwita. Aho ntabwo bigeze bita ku iterura ry'umuriro bareba, bategerezaga buri kanya bayireba. Ariko kubera bazi Imana yabo, kuko bazi Imana yabo uraje baravuga ngo nubwo amaso yacu ari kubona bikumana gutya, ariko Imana yacu ifite imbaraga zo kumanura imvura ikabasha kuzima itanura. Babajugunye mu itanura, Bibiliya igira neza ngo bakimara kugeraho barihagarariye, ntabwo bigeze bisara ngo bavuge ko tujugunyira n'itoya. Barabihoreye kuko bazi ibanga babitse muri bo ko bafite Imana yabo. Ngo bagere Bibiliya ngo umwami barebe ko irya tanura ry'umuriro ahita basaba indendera nikora harya buriya nikora niba bakora ko ndi kubona undi wa kane kandi usa nk'umwana w'Imana. Uriya yavuye buriya abantu bakura abahungu basohoka mu itanura ry'umuriro basanga n'umwenda wabo wonyine ntabwo wigeze ushya, ngo barebe umubiri wabo basanga aho ufite ubwiza usa n'umuriro. Kubera bari bikomeje ku Mana yabo, barangije barahamya ngo naho itadutabara ntabwo twakora ikigomana cyawe. Wenda ntabwo ibyo barebeshaga amaso yabo cyangwa se bumvishaga amatwi yabo bize bigakura ku Mana yabo. Ibibazo n'ibiza bikakubana byinshi, tuzava ku Mana aho uzakomeza. Haleluya. Uko muri Imana yacu. Icya kabiri ni ugusenga. Yobu cyangwa se Yona kuri kino gice cya gatandatu mirongo umunani biyaho iravuga ngo no gusenga kwawe kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera.
naho Imana itakumvira uwawe. Ngo no gusenga kwawe wibuke yari mu bibazo, yari mu nyanja munsi, ariko asengerayo. Ariko ngo gusenga kwanjye Mana we, nubwo nari mu bibazo byinshi cyane, nubwo amazi yageze ku bugingo bwawe, nubwo nabonaga urupfu urimo rurasaba, ariko wumvishe gusenga kwanjye. Haleluya. Ku murongo wa kabiri biriho ngo maze Yobu asengera Uwiteka Imana ye Udayiruka ati nagize ibyago nakira Uwiteka aransubiza. Iyo usenga isengesho ryawe rigeragera ku Mana ititaye koho ku rwego runaka uriho cyangwa se mu bibazo runaka urimo, ahubwo isengesho ryawe rikayizamukira rikarenga n'inyenyeri, rikarenga ukwezi, rikagenda rigakoma nka kurugi, Imana ikakumva igakingura. Bibiliya iravuga ngo Yesu abwira abigishwa be ngo mukomange muzakingurirwa, mushake musarura. Haleluya. Iyo dusenga Imana ibasha kutwumva ikadusubiza bitewe n'uko tuba tujyanye kumva. Haleluya. Ngo nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, wumva yarara. Ngo nahamagariye mu nda y'ikuzimu, bene nasengeye ahantu hagoye cyane, nasengeye ahantu hakomeye cyane, nasengeye kure yawe ariko urangije uranyumva. Ibyo waba ushoboye byose uko byaba bimeze kose, gusenga kwawe Imana ibasha kukumva kugira usenze gusenga kure. Haleluya. Pawulo abwira Abakolosayi mu rwandiko yabandikiye rwabo rwa mbere, Abakolosayi igice cyaho cya gatanu ku murongo wa 12. Abakolosayi gatanu 12. Atesalonike wa mbere gatanu 12. Bibiliya iravuga ngo musenge ubudasiba. Haleluya. Musenge ubudasiba. Gusenga ni ikintu kimwe mu bintu bituma Imana igusubiza cyangwa se ikumva mu gihe uri mu bibazo. Ujye usenga, ugire ubugeragezo bukomeye kubera umutima wawe, ujye usenga. Ntukiyahura ahubwo ujye usenga. Izi nkuru zanteye ubwoba cyane muri iyi minsi, uko ni ukubona abantu bose bagira ibibazo bakiyahura, ukibaza ngo basigara ku isi. Abantu bose bakunda kwiyahura gutya bizagenda. Ariko nugira ibibazo umutima wawe ukaganzwa n'ibibazo, usenga Imana. Umusenge ubudasiba. Bene data nawe umusenge ubudasiba. Haleluya. Icya gatatu ni kuterekeza umutima ku bitagira umumaro. Kuterekeza umutima ku bitagira umumaro. Bibiliya itwega neza muri Yobu 2 cyangwa ku wa 9 ngo aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma barimbuye ubabaye. Hariho abantu bamwe bajya bagera muri Yobu bakagira ngo umugore ukomeye cyane, akibaza Imana
akajya gushaka mu bapfumu unoza gukemura ibibazo, akajya kuraguza unoza gukemura ibibazo. Ariko icyo gihe uba uri murimbura ukubabaye, kandi Uwiteka Imana yacu, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, iyo ntibasha kubabarira ibyaha byawe n'ibicumuro byawe byose. Nk'uko twabibonye muri Ibyahishuriwe Yohana, Yesu ari kwibuka, ari cyangwa se Yohana arimo kuvuga Yesu, avuga ngo niwe utubabarira ibyaha byawe byose, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye. Rero iyo watangiye kujya kubita umumaro, urimo kwimura Uwiteka Imana yawe. Bwoko bw'Imana, ntabwo dukwiriye kwimura Uwiteka Imana yacu ngo dushaka gukemurirwa ibibazo n'abandi. Harimo igihe ubushomeri bufata umuntu akavuga ngo naho nasaba n'umuntu kugira ngo mbone akazi, ntacyo byabikora. Naho nakiba kugira ngo mbone ikimbesha, ntacyo byabikora. Ariko ibyo ni ibintu gukura Uwiteka Imana yawe, ni ibintu gukura kukubabarira. Ntabwo dukwiye rero kujya kudafite umumaro by'ibinyoma. N'ijoro rya Zaburi nayo yatubwiye, iriya Zaburi twasomye ijana na gatanu ku murongo waho wa 4, Bibiliya ivuga ngo ibishushanyo ba bandi basenga ni ifeza n'izahabu, umurimo w'intoki zabo, bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi bivugisha imihogo yabo bose babirusha. Bibiliya igaragaza igihe kimwe mu Bisirayeli baraza ngo bibisa no kwisezerano, baragenda bajya kwitereka iruhande rw'ikigirwamana. Ikigirwamana kitavuga, kitanyeganyega, biribumbiye intoki zabo, bagishyira bafata isanduku y'Imana bayishyira iruhande rw'ikigirwamana cyabo, ngo kimara kumva ko Imana ikaranye gishyira ubwoba kikubita hasi. Noneho kugira ngo ujye guta umwanya mu bibumbano n'ibindi bidafite umumaro, ntibafata umwanya wawe ukohereza Uwiteka Imana yawe yonyine. Ibintu bitavuga. Nahoze ndeba filime imwe, mbona abantu bo muri Aziya bamwe basenga utumana tw'utubumbano tw'ibiti. Barangije bakora kutubaza, akagashyira imbere ye, byagira nijoro akagasenga. Icyantangaje ni iki? Imvura yaraguye, ajya kwirukanka akanura. Noneho nkibaza, niba akantu ari Imana gafite imbaraga, kuki ukarwanira? Kuki gatinya imvura kakajya kugamishwa? Imana ibaza kubona gusenga akantu kakugirire neza katabasha kugirira neza, bimaze. Ariko Imana yacu, haleluya, yo ntabwo tuyirwanire, ahubwo yaturwanira. Niyo mpamvu tugera imbere yacu ngo nawe turwanire. Bibiliya igaragaza neza mu Bisirayeli ngo bageze igihe ingabo z'abahinzi n'abaheti n'abayebuzi ziraza gutera Abisirayeli. Ku gihe cy'umwami Yehoshafati aragenda ajya ku nzu y'Imana, arangije asenga avuga ngo Uwiteka Mana we,
uyihamye uyivuge ufite Imana. Ibyo bizatuma umutima wawe utabakwa n'agahinda muri wo, ahubwo bizatuma umutima wawe ushyira hejuru imbaraga z'Imana. Haleluya. Icya gatanu ni ukutumva ibiguca intege. Kutumva ibiguca intege biri mu bintu bituma udashobora kuva ku Mana, udashobora kubakwa n'agahinda mu mutima wawe. Hariho ibintu byinshi mu buzima biguca intege. Elisa amaze gutanga cyangwa se ari kumwe na Eliya, bazaga barahanuza bakababwira ngo ariko ntabwo uzi ko agiye kugenda. Yababwiye ijambo rikomeye, barasubiza ati ndabizi ariko nimuceceke. Muri magambo hari ibintu byinshi twumva mu gihe turi mu bibazo, hari ibintu byinshi bituza mu matwi yacu mu gihe turi mu magoro akomeye cyane, ariko twahawe imbaraga zo kubwira ngo muceceke. Ibyo ngibyo turabizi. Nta muntu ufite uburibwe nk'ubwawe, nta muntu ukumenyera uburibwe wowe ufite, ni wowe ubumenye. Rero ibyo ngibyo urabizi. Niyo mpamvu Elisa yari abizi ko Eliya agiye kugenda, ariko niyita cyane kuri ayo mabwire, arababwira ngo ndabizi ariko mwebwe nimuceceke. Ushobora kubwira ikikuremera ukakibwira ngo ceceka. Amagambo mu matwi yawe menshi atuma umutima wawe wiheba ukabwira ngo uceceke. Kubera kuko uzi ko ufite Uwiteka Imana. Haleluya. Elisa aho kugira agahinda muri we yuko bagiye kumusiga n'abandi bakaba babimenye, ahubwo aravuga ngo uyu nagenda amaso yanjye aza kumubona, kandi namubona ndaza kugira icyo mukuraho gikomeye cyane. Aramutumbira mu rugendo tubamo rw'agakiza, tugira byinshi bishaka kutugusha, byinshi bishaka kudukura mu murimo w'Imana, byinshi bishaka kudukura mu bwiza bw'Imana, ariko tujye tubibwira ngo muceceke, kuko tuzi aho tuba tubajya. Haleluya. Umuremyi araririmba mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira n'umukuru w'abata kandi barukuru. Haleluya. Ujye umenya ko mu ijuru imbere y'Imana ufite umuntu ukuvugira, hanyuma ibigukubita mu matwi yawe ubwire ngo uceceke, ufite uwuvugira imbere y'Imana. Haleluya. Kuko kuvugira imbere y'Imana nta gacika intege oya. Reba y'umukiza wanjye wabikuye mu byose, kera yarambonye nuko sinzarimbuka. Haleluya. Ujye umenya ngo ufite umukiza imbere y'Imana. Niba uzi byose byawe, niba ubasha kurwanirira mu buzima bwawe bwose, Yona nawe arabimenya, aravuga ngo muri icyonzi cyo nuko amaso yawe azongera kureba mu rusengero rwawe rwera. Izo ni imbaraga z'umutima zavuye mu kwihangana, zavuye mu gusenga, zavuye mu gufata umutima wawe ukawegurira Imana. Izo ni imbaraga z'umutima. Haleluya. Uyu munsi nawe uba uvuga mu Mana umpa imbaraga z'umutima. Amen. Iyo ibintu byinshi biza ku matwi yawe biguca intege, bifata umutima wawe bikawushyira hasi. Hariho ijambo Pawulo yanditse Efeso bityo bakabwira ngo nimutware intwaro zose z'umwuka.
z'umwuka ubasha guhangana n'iyo myanda yose ya Satani izi kubwira mu matwi yawe, izi kubita umutima wawe. Amagambo yose komereza akubwira nawe, akwereka ibitari byo, akubwira yuko yakuzimariza ntacyo uzigezaho. Ayo ngayo yose wasitabira ngo umuceceke kubera ko ufite kwizera muri wowe, kuko ufite intwaro zose zima. Haleluya. Ndetse n'umwaka muto uzigusenga Imana abazagiruko azafashwa no gusenga kandi twibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana mu gusenga kwawe kose ugomba kugera ku Mana, ugomba kutari wenyine. Bibiliya irambwira ngo umwuka wera n'umwuka w'Imana watumihira imirimo myinshi itavuga. Ugomba kw'Imana muri wowe izi ibibazo byawe byose, izi amagorwa yawe yose, ititaye aho uri, ititaye ejo urimo, ititaye uwo uriwe, ahubwo yitaye kuri wowe ko yakumenye, akubyara, agufata muri wowe, akugira iwawe. Haleluya. Soheza aha ngaha ndagira ngo mpaguke dusenge Imana. Twumvise ko n'umwana mutoya uzi gusenga Imana atazigera agira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Reka nsabe umushumba wacu aze hano adusengere Imana. Reka dusenge. Imana data mwiza, iyi ni imwe mu mpamvu washingiyeho none utuzana mu ngoro yawe. Hari ibyo ukenera kutubwirira hamwe kandi tukabibwirwa n'umuntu we kandi tukabyumva uko wabigennye. Data, tugushimiye umugaragu wawe Mozesi, tugushimiye ijambo unyujijemo, tugushimiye inkomezi mwami tuboneye muri ryo, tugushimiye kutwubakitse Data wo mu ijuru. Koko ufite umugambi wo kuturinda urucantege, ufite umugambi wo kuturinda kwiheba, ufite umugambi wo kuturinda ubwoba ubwo ari bwo bwose, ufite umugambi wo kutwubaka Mana, ufite umugambi wo kutwubaka. Koko hari ibihari bisakuza hirya no hino, hari ibisakuza mu matwi yacu, hari ibisakuza mu rushako rwacu, hari ibisakuza mu rubyaro rwacu, hari ibisakuza mu kazi kacu, hari ibisakuza mu baturanyi, hari ibisakuza mu ngano, hari ibisakuza muri iyi si. Ni byinshi Mana, ni byinshi bimenye amatwi yacu, ni byinshi bimenye umutwe wacu, ariko uyu mwanya uratubwira ngo tubyime amatwi. Uratubwira ngo tubyime amatwi, duhabwe amaso kuri wowe kandi twe n'igisubizo gifatika. Ni wowe wenyine watubumbye, ni wowe utuzi turi urusoro mu nda ya mama, ni wowe utuzi mwami tuvuka, ni wowe utuzi turi impinja, turi ibitambambuga, dukuru tureba ibyo twagezemo byose. Ndavuga ngo wadufashe akaboko Mana, wadufashe akaboko, ntabwo waduteranye, ntabwo waduhaye, kubera ko ibihe waduhaye byacu byo kubaho biracyakomeza. Amasezerano aracyahari, amasezerano aracyahari. Nubwo Satani asakuza, ariko amasezerano yawe aracyahari. Amasezerano yawe ntahinduka, arasakuza cyane. Yesu marivuga nk'intare, aratontoma, aramutontomera, aramukanga, aramutera ubwoba, ariko Mana, amasezerano yawe ntakiyahagarika, arakomeza. Turi mu masezerano, turi muri uwo murongo, turi muri uwo mugambi wawe. Mana, wakoze kubw'ijambo ryawe. Ntaho utagusaba, nta naho utagukura, nta naho utasengera. Niba Yona yaravuze ari mu nda y'urupfu ukamwumva Mana, twe ntabwo tuvugira mu nda y'urupfu, turavugira no mu ngoro yawe, turavugira no mu nzu zawe, turavugira iwacu, turavugira n'ahagaragara. Uri Imana yumva gusenga. Dufite byinshi mwami byo kuvugira imbere yawe mu ruhame, dufite byinshi byo kuguhamya. Warakoze Mana, ari ibyo wasubije, ari ibyo usubiza n'ubu ngubu.
neza, turagushima kuri Imana ivugana natwe, turagushima kuri Imana idusura, uri Imana itugenderera, uri Imana tubona, maze tugahumurizwa tugakomera. Uhabwe icyubahiro Mana. Ni nayo mpamvu muri kano kanya twongeye guhumuriza imitima yose yihebye. Irahari ntaho mu iteraniro abantu barahari barwana na byacitse, barahari barwana ngo nzabaho nde, bizagenda bite, bigiye kugenda ndatahe, ndakora iki? Ariko Mana, icyo gukora urakizi kandi uragifite. Bawe igisubizo kubw'iyo mitima yihebye. Iyi mitima ishenja kwe n'agahinda n'intimba, agahinda gasaze, igisubizo Satani akatwereka yuko nta kindi cyiza kiri imbere, akatwereka ko dukwiye kubirangiza twimanitse, ko dukwiye kubirangiza twiyahuye. Mana, Satani turamugaye, Satani turamuneze, Satani turamwamagaje, ntabwo tuziyahura, ntabwo tuziyahura ubuzima, ntabwo tuzaja kubaho kandi baradukeneye kubaho. Mana, tuzabaho kubera ko wumvisha ko wabikeneye. Naho amafaranga yabura, naho umwana yacu bizinesi zakora gusiga, naho akazi kabura, Mana, tuzabaho kubera ko ushaka kubaho. Turiho ubuzima bugoye, bibwiraga yuko ababyeyi batwaye imfubyi nta kundi bizagenda, ariko kuri imfubyi zimaze gukura, zimaze kugera aho zigeza. Hari ibisubizo byinshi twabonye mu mfubyi, hari ibisubizo byinshi twabonye mu bupfakazi, bibwiraga ko tugiye kwandagara. Satani uko yabitekereje kuba yabitanze ngo tubinyandagazi isi tubone, ariko Satani waramwaye. Mana, wabahaye agaciro abapfakazi, wabahaye agaciro. Hari n'igihe kirakadusenge yatwimuye, atwimye icumbi ndetse n'ubukoze tutabufite, tugiye kuba inzererezi. Mwami, turacyahari kandi turacyagukunda, turacyakwemera. Hari igihe yaduteye, aduterera mu kazi, atugabiza abadukoresha, atugabiza n'abana bo gukorana. Mana, warabonetse, waragaragaye, ubu turacyakariho, turacyakora. Mana, uhabwe icyubahiro. Ibihe bibi byaraje, turabwirwa, turanaburara, ariko umunsi wakurikiyeho twabonye Mana ivuye iwawe. Mana, ntabwo twishwe n'inzara, turacyavuga. Hari byinshi twavuga, hari igihe cyageze turangamba tubigenda kuko nta derivare, abagomba kujya kwiga n'abafite ubushobozi, ariko Mana wakinzira turiga birashoboka. Mana, twavuga dusoze, reka twereke itoro ryawe Mana, itoro ryawe utabaza igiciro cyinshi, itoro ryawe rwari intambara ikomeye cyane, kuko turarwana n'ibyuka, turarwana n'idafite umubiri. Turagusaba guhaguruka itorero ryawe, itorero ryawe Mana, uriho abayobozi bakwiye, abayobozi b'umwuka, abayobozi b'imbaraga, abayobozi Mwami bafite ubwo bushake bwo kugira uko bayobora itorero ryawe. Turabasengera mu nzego zose, dusengera abakristo bose mu ngeri zabo, mu matsinda yabo, muri korali, mu banyamasengesho, Fathers Union, dusengera urubyiruko rwacu, dusengera n'abana bacu, dusengera kandi Mana yacu imirimo waduhaye. Muri twe harimo n'abacuruzi, baraha rero batangira akazi. Mwami, tugushima ko wabahaye kumenya yuko urukundo rwo kuruhuka bakabana nawe, maze ko bagakora. Turabasengera Mwami ngo tuzabikora kandi tuzigaragaze. Dusengera abari muri mu mirimo bose, dusengera abari mu ngendo, abari mu kirere, abari mu gutaha, bagenzi bacu tuzi no gutaha, turabasengera. Dusengera abari mu kato hirya no hino kuko ibibazo biriho, n'abarwayi barwariye mu bitaro, turabasengera Mwami ngo wigaragaze. Ubwo ugenderera abandi, abo tugasengera. Mana, utubere Imana, utubere ubwishyu, utubere ubuhungiro, utubere ubwugamo. Reka kwifuza kwacu kugerere. Urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kuvugane natwe, kandi ukomeze uvugane natwe,